Hello, ndagusuhuje ikaze cyane hano kuri online class one Kinyarwanda channel. Abantu benshi bazi ko iyo uri kwandika message kuri WhatsApp ukaba wamaze kuyohereza, urugero gutya mwabona ko nanditse message kandi murabona ko ibaye delivered. Ubwo rero abantu benshi bazi ko iyo wamaze kwandika message ikaba yamaze kuba delivered, ubwo nyine biba byarangiye kandi nta kindi wahindura. Urugero hano nagiye kwandika ngo uwo mwana umwohereze kare uyu munsi arajya kwiga. Ko murabona ko nanditse ngo uwo mwana umwoherereze kare uyu munsi arajya koga. Message yabaye delivered, umuntu ugomba kuyisoma nubwo uri kubona ko cyabaye delivered arahita abona nyine ko message yahindutse kabone nubwo nafashe telefone ye. Uraza rero ufungure WhatsApp gutyo ukabona wayifunguye, kandi kuri twa tudomo dutatu numara kudukandaho umanuke hano handitse ngo no translating ya message, numara kuyiselectinga ukanda hano kuri tudomo dutatu. Tumanuka kuri aka point ka gatatu kitwa edit, then numara kugera hariya urabona ko yahise iza nyine kugira yandi kode. Uhita ukanda hano handitse ngo koga uhahindure uhite wenda kwiga, biraterwa na message uri kwandika, then hano wandike ngo uwo mwana umwohereze. Urabona ko nyine byaciye ngo umwohereze kare uyu munsi arajya kwiga. Then iyo umaze kubivura biriya, iyo umaze kubihindura nyine wamaze gukora modification cyangwa se wamaze kugira icyo uhindura kuri ya message yawe, uhita ukanda kuri aka kazu k'icyatsi. Then iyo umaze kuhakanda ubwo iyo message nyine iba yabaye delivered, ubwo wa muntu aba araza akabona ko message yawe edit but ko nyine yanditswe mu buryo buri bwo. Uwo mwana umwohereze kare uyu munsi arajya kwiga, ukabona message nyine yamuhaye. Ok, ndagushimiye, ndi Modeste hano kuri online class one Kinyarwanda channel. Niba wari mushasha kabisa kora subscribe kandi kundubira notification ibe on kugira video nyinshi tujye kwa uploadinga zigeze kugera ako kanya uko kwa uploadings. Ok, ndagushimiye.